uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka kandi nyitererana ukwisunze niwandeka uri Imana yanjye niwandeka uri Imana uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka kongeye kubaha ikaze nanone kuri Ahava TV. Iki ni cya kiganiro tubakorera cy'ivugabutumwa ndetse n'icya kiganiro cyiswe Ahava Worship Time. Ni ikiganiro kijyanye no kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Uyu ni wa mwanya rero twagezemo nanone, ariko kugira ngo bigende neza ndetse kugira ngo namwe tubararike ntitwabura kubasaba gukanda subscribe ku batarabikora kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Uyu munsi rero twatumiye itsinda ry'abasore n'inkumi ry'abaramyi. Ni itsinda rimeze neza, ariko kugira ngo ibintu bigende neza kandi message itambuke turi kumwe n'ubahagarariye hano. Baragenda baturirimbira, ariko kuganira turagenda tuganira n'umwe reka tumuhe ikaze atangira atubwire n'itsinda ryabo ko ryitwa ndetse n'icyo ayobora muri iryo tsinda ryabo. Tubaha ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Dushimana Jean Claude. Yego. Nkaba muri aka kanya nkaba mpagarariye kuri New Challenge. Muri New Challenge nkaba ndi umujyanama mukuru. Yego. Nkaba nshinzwe na coordinator ibikorwa byose bya New Challenge. ndaremerewe nananiwe ndahangayitse ugato ndimo urenda kurengerwa imbere yanjye hari inyanja nini inyuma yanjye hari ingabo z'ababisha mu mpande zanjye hari imisozi miremire oh miremire ariko siniyebye kuko uri muri ngero komeye azanwanirira oh azanwanirira uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka kandi nyitererana ukwisunze niwandeka uri Imana yanjye niwandeka uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka
New Challenge rero ikorera ivugabutumwa muri hetorero. New Challenge ni groupe ni groupe ikorera muri Eglise Presbyterienne au Rwanda. Itorero rya Presbyterienne mu Rwanda. Yego. Tukaba dukora muri Paroisse ya Kiyovu. Yego. Ibarizwa mu mujyi wa Kigali. Yego. Yego. Iyi rero ni groupe yitwa New Challenge, nayo ni groupe yivugabutumwa ibikora neza ndetse iri kubigenza neza muri minsi. New Challenge rero yavutse ryari kugeza uyu munsi wa none mugezeho mu bikorwa byanyu? New Challenge yavutse mu mwaka wa 2008. Tumaze imyaka 12 dukora umurimo w'Imana, dukora ibikorwa bitandukanye by'umurimo w'Imana. Yego. Kwa New Challenge yatangiye ari drama team. Itangira n'abanyamuryango batandatu. Muri uko kuba batandatu batangiye ari drama team, haza kuza kuvukamo n'izindi mpano, haza kuvukamo traditionnel, hanyuma haza kuvukamo na korali. Muri icyo gihe rero ubwo batangiye ari batandatu, ubu tugeze ku nyamuryango 66. Yego, mwatangiye mukora drama rero muza kugira igihe mubaye group iririmba. Igitekerezo cyaje gute abantu bakora drama babyina kwa kundi, igitekerezo cyo kugira ngo mutangire kuririmba indirimbo zanyu cyangwa se n'iz'abandi cyabajemo gute? Igitekerezo cyazanywe na perezida nuko atari hano. Yego. Nkuko bakoraga umurimo w'Imana muri iyo paruwase basengaga bisanzwe. Hanyuma igitekerezo kibazamo babona ko hakenewe drama team uko bajyaga babibona mu yandi matorero. Bagatereka dushinge natwe drama team uzajya ikorera muri EPR. Noneho barihuza ari batandatu batangira ari drama team. Noneho nyuma abandi bana bakajya babajoininga, noneho bagenda bibonamo izindi mpano zitandukanye. Bukeye babonamo iyo ya traditionnel. Yego. Bukeye bajyana igitekerezo bavuga ati ubwo hajemo n'abandi bantu benshi bafite n'impano zo kuririmba, reka dukore na korali. Ntudusige twenyine umana natwe mwami muri iyi minsi turagukeneye. Dukeneye inkunga yawe, Dukeneye inkunga yawe, dukeneye inkunga yawe mwami Mana turagukeneye. dukeneye inkunga yawe, Dukeneye inkunga yawe, dukeneye inkunga yawe mwami Mana turagukeneye. Ntudusige twenyine umana natwe mwami muri iyi minsi turagukeneye. Ntudusige twenyine umana natwe mwami muri iyi minsi turagukeneye. dukeneye inkunga yawe, Dukeneye inkunga yawe. Batangira gutyo korali muri uwo mwaka, noneho batangira kugenda bahimba n'indirimbo zabo. Yego, iyi groupe yanyu New Challenge igizwe n'urubyiruko nkuko nabibonye, kereka niba hari abapapa n'abamama mwasize mu rugo simbizi, ariko nk'urubyiruko kuki mwahisemo kuririmba indirimbo ziyobokamana cyangwa za gospel kurusha uko mwakigira mu muziki usanzwe, cyane ko numva ngo ni burimo ibiryo? Urakoze. Nk'urubyiruko nkuko twagiye tuvukira mu itorero. Yego. Tujyana n'ababyeyi gusenga, tukabona ababyeyi bacu nyine barakora imirimo itandukanye nko kuririmba. None nubwo twavuze tuti se nta kuntu natwe twakora indirimbo ziramya Imana no kuyihimbaza nk'urubyiruko, kugira ngo turushe kuguma mu mwanya w'Imana neza. Nuko nguko twabitangiye kugira ngo tugende dukuza n'impano z'abana bo mu itorero, kugira ngo abana bagende bakura mu rugo w'Imana neza. Yego, kugira ngo abana bakure mu murimo w'Imana neza. Ese urugendo rwanyu ko rwatangiye naho mugeze ubu, imyaka watubwiye ni imyaka ntabwo ari mike cyane, nta nubwo ari myinshi cyane, urugendo ruracyakomeje. Muri urwo rugendo rwanyu rero mubona umurimo w'Imana muhagaze hehe, cyane ko bavuze ngo turebe ko abana bakurira mu murimo w'Imana neza, ko muhagaze hehe nka New Challenge? Urakoze. Yego. Nkuko tumaze imyaka 12, ntabwo tukiri urubyiruko gusa. Imana yagiye idukuza, itanga umugisha. Yego. Kuri ubu ngubu tumaze kujyamo abapapa n'abamama bagiye bashinga ingo,
ibyo nabyo ni ibintu dushimira Imana kuba twagiye dutangira turi abana. Kuri iyo myaka rero tumaze hakaba harabonetsemo abapapa n'abamama. Yego. dukeneye inkunga yawe mwami Imana turagukeneye. dukeneye inkunga yawe dukeneye inkunga yawe dukeneye inkunga yawe mwami Imana turagukeneye. Salama, 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 Salama kwa Yesu ni salama. salama, Salama, salama kwa Yesu ni salama. Amina, amina kwa Yesu ni amina. Upendo, upendo kwa Yesu ni upendo. ushindi, Ushindi, ushindi kwa Yesu ni ushindi. amani, Amani, amani kwa Yesu ni amani. Yahweh, 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 yeah, Yahweh, 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 Yahweh. dukeneye inkunga yawe, Dukeneye inkunga yawe, yo, dukeneye inkunga yawe, mwami Imana, turagukeneye. Ubwo ku by'umurimo w'Imana nk'uko twatangiye icyo gihe tumaze gukora alubumu ebyiri z'indirimbo, amajwi n'amashusho. Iya mbere twayikoze mu mwaka w'ibihumbi 2015, iya kabiri twayikoze mu mwaka w'ibihumbi 2019. Yego. Tugaruke ku ndirimbo rero yanyu nshya. Hari indirimbo iherutse gusohoka, indirimbo mwakoranye na Bosco Nshuti. Iyo ndirimbo ubundi yitwa gute kugira ngo tugire icyo tuyivugaho? Iyo ndirimbo yitwa Uri Imana. Uri Imana rero ni indirimbo mwakoranye na Bosco Nshuti, nawe ni umuhanzi umeze neza, ni umuhanzi uri kuzamuka neza muri gospel. Kuki ari we mwahisemo gukorana? Urakoze. Iriya ndirimbo yamanutse muri iki gihe, muri ibi turimo. Yahimbwe n'umusore witwa Isaac, uriya umucuranzi. Yego. Wayicuranze. Iramanuka turayiga, noneho igitekerezo tubona ko dukwiriye gukorana na Nshuti Bosco. Kuko Nshuti Bosco ni umuhanga, turamwemera kandi turamukunda. Ikigeretse kuri ibyo twifuzaga gukorana n'andi matorero, none tukava mu itorero ryacu tukajya mu yandi matorero tukareba uko bakora. Tuvuga ati reka duhere muri ADPR, kuko Nshuti Bosco asengera mu itorero rya ADPR. Yego. Noneho dukwane nawe indirimbo dore uko biba bimeze. Ndarushye ndaremerewe, nananiwe ndahangayitse, ubwato ndimo burenda kurengerwa, imbere yanjye hari inyanja nini.
uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana uko bimeze kose uri Imana wowe niringiye uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka ntabwo nyitererana ukwisunze niwandeka uri Imana yanjye niwandeka uri Imana uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka uri Imana yanjye uri Imana yanjye niwandeka mubona iriya ndirimbo izabageza ku ruhe rwego mukurikije n'izina uriya muhanzi mwaporochinze afite? iriya ndirimbo izatugeza ku rwego rwiza twumvaga twebwe twifuza kuba twageraho, kuko uko bwije n'uko bukeye tugenda twifuza ko hari aho tuva akaba ari naho tugera, cyane umurimo w'Imana mu ivugabutumwa, yego mbese tukamera nk'andi magurupe. yego twizeye ko iriya ndirimbo rero bitewe n'uburyo ikoze, bitewe n'amagambo arimo ahumuriza umutima, akomeza umutima, turizera ko muri iki gihugu hose ndetse no hanze y'igihugu indirimbo bari kugenda bayikurikirana cyane, kandi nyuma y'indirimbo twizeye ko nyuma yayo tuzakora n'izindi zimeze neza. Nazemera ko mpora mu marira, nazemera ko mpora mu ntambara, nazemera ko mpora nsiganwa, ahubwo azangeza aho nsiganirwa amahoro. muri gospel rero muri itsinda ntabwo maze imyaka mike, imyaka isaga 10 burya ntabwo ari mike, ariko wenda hari andi magroupe akomeye ndetse mwasanze, harimo za Healing Worship Team, harimo za True Promises, harimo za Gisubizo na Alarm Ministries n'izindi. Ni amatsinda akomeye kandi bigaragara hamwe. Rero ni mujya gutangira ririya tsinda ryanyu, ni izihe mpinduramatwara cyangwa ni he target mwari mufite ku buryo mwumva muzatambuka kuri ariya cyangwa muri kugera ikirenge mu cyabo? Tujya gutangira twatangiye turi abana bo mu itorero, tugira icyo bita Sunday School, nyine rya shuri ry'abana batoya mu itorero. Noneho twatangiye tuvuga tuti abana bazajya bava muri Sunday School, abizi
ribarirwamo abana biga muri primaire. Noneho ubwo iyo biga muri primaire babarizwa muri Sunday school. Noneho twebwe iyo aranje primaire ajye secondaire nibwo duhita tumufata tukamuzana muri new challenge. Noneho twebwe twatangiye ari purpose dufite yo kugira ngo umwana nava muri Sunday school mbese aranje primaire ajye secondaire kugira ngo atazagira ibindi bizamwokipa muri secondaire, ahubwo noneho igihe cya secondaire ajya barizwa muri new challenge kugeza igihe azakurira akaba mbese akaba yajya no mu zindi korali zikuze z'abantu bakuru. Ubwo igitekerezo rero cyo kujya nko kuri ayo ngayo byagiye biza gake gake, turavuga tuti reka dukore indirimbo dusore natwe dutanga ubutumwa hanze abantu babwumve. N'Imana rero igenda idutiza imbaraga, ntabwo ari ku bwacu ni ku bw'Imana. Twizeye neza ko n'urwo rwego narwo tuzabigeraho. Nubwo ndi mu marira nzahozwa, nubwo ndi mu ntambara nzatsinda, nubwo nsiganwa nzagerayo, kuko ndi kumwe nubwo ndi mu marira, nubwo ndi mu marira nzahozwa, nubwo ndi mu ntambara nzatsinda, nubwo nsiganwa nzagerayo, kuko ndi kumwe n'ugenda. Nazemera ko mpora mu marira, nazemera ko mpora mu ntambara, nazemera ko mpora nsiganwa, aho ngazangeza, aho nsiganirwa amahoro. Nazemera ko mpora mu marira, nazemera ko mpora mu ntambara, nazemera ko mpora nsiganwa, aho ngazangeza, aho nsiganirwa amahoro. Nazemera ko mpora mu marira, nazemera ko mpora mu ntambara, nazemera ko mpora nsiganwa, aho ngazangeza, aho nsiganirwa amahoro. Nazemera ko
ko mpora mu marira nazemera ko mpora mu ntambara nazemera ko mpora nsiganwa ahubwo azangeza aho nsiganirwa amahoro